umuntu atunga ubutunzi ugira
ukanga guseka uzabyifuza. Guseka unareserve unasevinga ibyo wari kuzaseka byagukomeranye ubibika ahantu ntawamenya, ntabwo amahirwe ahoraho. Guseka uvira inyuma rimwe ubitse n'ibindi ntawamenya uhunike. hari ukuntu usanga umuntu yarigize umurakare ntaseka, no mu gihe cyo guseka ntaseka uzabyifuza. ntabwo amahirwe yo guseka agize gute ahoraho. mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 3 biravuga ngo ni Imana inyuranye, hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kugira gute cyo kumabara. nubwo tugira igihe cyo guseka, hajya habaho n'iminsi mibi yinjiza umuntu aho bukomeye. mu cyimbo cyo guseka umuntu akarira amarira agashoka akagera ku birenge, kwageza aho bize gute aho bukomeye. ubu buzima tubamo mw'abana b'Imana mwe, inzira igitambika, hari ukuntu umuntu anyura mu kayira agatambika akajya agenda hatambika, ntabwo ntajya haragendeka. si ngombwa kwica udufaranga twanjye ngo ndatega akamoto, haragendeka. iyi nzira itambika umuntu agira ngo ntazagera hagize gute ahatera. ariko hajya habaho n'ibihe inzira igera ahaterera, umuntu akazamuka ananirwa akeneye n'ubundi bufasha kuko yageze aho bize gute aho bukomeye. ndashaka kubereka ko aho bukomeye harahari ibanga n'umunyamumaro byatuma Imana ikurengera ugize ute uhageze. ubu buzima tubamo tujya tugira igihe cy'amahoro. amahoro umuntu akaba yaryama adakinze nta kibazo, ntawe uri bunyine. ariko Imana yaremye ibintu uburyo bisimburana, ntabwo amahoro ahoraho. hajya habaho n'igihe cy'intambara ku buzima bw'umuntu. yari afite urupapuro rwanditseho abantu bose barwanije se. ni bande barwanije bakamutuka? harimo na Kashimeri yakambaye muri raporo ko nzakica akanakica. dore Kadoniya kari kagiye gutuma ntabunandi ndakanika. utwo twose yaratwishe. ninde mutambi wamugiye inyuma nari yataye kandi yataye nako kamugiye inyuma nako reka gashyire ku rutonde rw'abagomba gupfa. amaze kwica babandi ageze kuri Abiyatari nawe wari uri ku rutonde rw'abafasha. Abiyatari we nawe nari gufite ku rupapuro w'amwana we, ariko ndabona we ndakigwishe. urabizi Abiyatari uzi impamvu ndakigwishe? subije amaso sanzwe utarabaye ijoro. nubwo hari agakosa kakuguyeho, ariko wababaranye n'umukambwe wanjye w'akana, mwaragumanye mwarihangananye mu byamubabaje byose. ntiwabaye ijoro, ntiwaranzwe n'umugambo, wamubaga hafi. Abiyatari nubwo wari uri mu bagomba gupfa, ariko kubera impamvu y'uko wagize umumaro ntabwo ukigize gute ntabwo gipfuye. aho ukanayisarengera iki abanyamumaro. ariko kubera umumaro Yonatani yari yagize, kuko Yonatani yagiye mbere y'abandi bagize ubwoba, kuko Yonatani yagize ishyaka ry'ibyiza abandi batinye. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. haleluya. imushakira abavoka atishyuye, imushakira abavugizi atishyuye. haleluya. Imana imushakira abo kumuvugira. batera hejuru barasakuza bati Sawuli we uvuze ngo iki? uravuze ngo Yonatani arapfa. none se urarebye ubona iki giterane cyose giteraniye hano? dufite n'abatwiba ntuvuze tubahereho, dufite abirirwa badukubita ntuvuze tubahereho, abaduca intege barimo ntuvuze tubahereho, dufite indazi twabuze sida ntuvuze ngo zihereho. none urareba uyu muhungu watumye tuva mu myobo, n'aka gasura niwe, no kuba dufite ijambo niwe. urareba ubona ari ukwiriye gupfa. ndagira amabwire ni hari abantu Imana izavuganira ureba ukabona ufite icyo avuganishiza ntabwo ahiga iki imihigo. ibihigirwa n'umuntu uzi uko abigenza, ahubwo agatangira kujya yakemerera Imana ibyo azagira ute azakora. ariko uwakoze mbere y'igihe anifuza ntabwo ahiga. akoresha ijambo rivuga ngo Mana wibuke ko, twibuke ko, wibuke ko. hari umugabo umwe wacuruzaga, igihe kiza kugera arahomba, ahomba afite amadene. muri kwa guhomba umwuka w'Imana
aramwibutsa ko mu bamuririmbye n'Imana irimo. Umwuka aramwibutsa ati se nibuka ko mu bakuriye ibyawe n'Imana irimo? Ati irimo se yibuka ko afite amakitasi n'amaresi bagiye bamuha ay'inyubako mu gihe bubakaga, ay'icyatsi mu gihe gitangaga. Aravuga ati yo ngeze amahirwe, aragenda ariherera arasenga, akajya abwira Imana ati aya niwe wayagiye, nayo niwe wayagiye. Asanga Imana yamuriye yongeye kuyabona yayazamukiraho, kuko Imana itambura, bambe y'Imana ntihomba, bambe y'Imana ntigirira ikibazo. Haleluya! Ni Imana idakirara ngo yibagirwe imirimo. Imana yaragushumushije iranamumukira, ubuzima bwongera bugira gute? Burakomeza. Ni mu b'abanyamumaro ntawamenya, ahari data wa twese ku munsi mubi, aho bukomeye yazabahagararaho kubera umuntu mwagize gute? Mwagize. Abantu bubatse ingo bajye bagerageza babanirana amahoro, kuko hari igihe ubana n'umuntu umusharira akakwica ukiriho. Hari ukuntu umuntu akwica ukiriho akagutunga nk'uwamaze gupfa nk'utagihari, yaranakugiriye ku kiriyo byararangiye. Niho hahandi ushobora gusanga abantu babana mu nzu ari babiri, umwe yaranarambagije umukandida uzasimbura uwo babana, kuko iyo umuntu yarushye cyane aba yumva ariko uzasigara Imana ikamushumbusha, ukagira ngo si we babanza gupfa akaruhuka. Aba avuga uti buriya nzabanza gukirayo gatsindwa Imana ishumbusha undi, akaba yashaka umukandida mbere, avuga uti avamo agira gute? Yinjira. Umuntu agapfakara muri uku kwezi, ukundi akabaza gusimbura wende wawe undi. Noneho rero ubwo buzima bwo kubaho umuntu yaragushyinguye kuko wamuzengereje cyane, ko ubu ngubu dufite n'indahiro abapasitoro bacu badusezeranya zivuga ngo muzatandukanywa n'iki? Na Bibiliya nayo ikongera ati muzatandukanywa n'iki? Icyo Imana yateranije nawe ugira gute? Iyo rero umuntu yumvise ati n'urupfu ati reka ntibire nyagasani wenda yazageza umwuka neze ko ari urupfu uyu muntu wakugize gutya, uretse kubesha ku irimbi yapfu uri kurira, yaba ari amarira y'ukuri. Itabaro rigira amabwiriza, buriya rigira amabwiriza. Umuntu wese uri kwitabaro aba asabwa kuba muri posisiyo zibuze igaragaza ko yifatikanije na bene muntu. Ibi rero bituma n'uwakwangaga ashakisha uburyo yibabarisha kugira ngo nibyibuze bene muntu babone ko yifatikanije n'iki nawe. Ibi bijya bituma n'uwakwishe nawe yibabarisha, akajya yiririsha mbere y'abantu, kandi mu mutima ari kujijikira, akagenda cyoka cyane ikigerageza kwirinda. Haba amarira y'uburyarya, gutandukanya urizwa n'uko yakundaga umuntu n'uri kurizwa n'ibiryo byo kujijisha biba bigoye, ariko Imana irabigenzura ikagira gute? Ikabimenya kikaboneka. Yo icyuho kirabonetse. Harimo umuntu upfa ukagira ngo ntiyigeze abaha, kuko nta cyapfuye n'ubundi. Uvuga ngo niba yapfuye n'ubundi ntacyo yakoraga, mu byo yakoraga uvuga ngo niba ntacyo yakoraga barabona ko nta cyagize gute? Nta cyahungabanye. Niba nta cyahungabanye bivuze ngo nta cyuho kigize gute? Gihari. Ariko hari umuntu ushobora kubura, umuntu wese agahita ananiza ngo runaka yagize ute? Yagiye kubera ko hari ibyo yakoraga bitari kugira gute? Bitari gukora. Imirimo niyo yarengeye wa mugabo twabonye wa gatanu, imirimo niyo yarengeye Abiyatari, imirimo niyo yagabwe Hezekiya yarageze mu rupfu atakambira Imana iramugarura, imirimo niyo yagabwe uwitwa Tabita Dorukasi, urupfu rwari rwaramuritse, ariko kubera
Samweli igitabo cya mbere igice c'14:44 haragira hati Sawuli aravuga ati Yonatani nudapfa Imana ibimpore ndetse bikabije. Ariko abantu babwira Sawuli bati mbese Yonatani yapfa kandi ariwe wazanye Isiraheli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa. Turahiye Uwiteka uhoraho ntihazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe bagapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu bakijije Yonatani ntiyapfa. Abagize amahirwe ukiri inkota y'Imana noneho yanarahiye yavuze ngo nudapfa Imana ibimuhore ukabona urayikize, aba ari nyagasani Imana. Tujye mu gitabo cy'Abami igitabo cya mbere cy'Abami igice cya kabiri turasoma umurongo wa 26 turebe niba hari undi muntu nawe wagize amahirwe. Abami ni igitabo cya mbere igice cya kabiri 26. Kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati oshi igendere wigira Anatoti mu gikingi cyawe kuko wari ukwiriye gupfa. Urumva ko hari umuntu ukwiriye gupfa? Kuko wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice muri iki gihe. Azamwica ryahise aho gupfa none wapfa ejo. Ariko sindi bukwice muri iki gihe, kuko bajya guheka isanduku y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, kandi kuko wababaranaga nawe mu byamubabaje byose. Nawe agize amahirwe arakize. Reka dusubikire mu gitabo cy'Imigani. Igitabo cy'Imigani igice c'11 dusome umurongo wa 4, 11 mu Migani dusome umurongo waho wa 4. Igitabo cy'Imigani igice c'11 turasoma umurongo wa 4. Ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kugukiza urupfu. Ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kugukiza iki? Urupfu. Amen, amen. Yesu wacu nashimwe. Ni ibyanditse tugiye kwifashisha tuganira ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana agiye kuduha kubivuga. Aya magambo yose dusomye niba mwayakurikiye, hari kumvikanamo kubonera ubuzima aho umuntu yaragiye kuburira iki? Ubuzima. Hari kumvikanamo gukira aho umuntu yaragiye gupfira. Iyi nkuru ivuga kuri Yonatani umuhungu wa Sawuli. Hari igihe kimwe Abisiraheli bigeze baganzwa cyane n'Abafilisitiya, barabaganza cyane babatera ubwoba, bigera ku rwego Abafilisitiya babakura umutima, ingabo z'Abisiraheli zikajya zihora zihishe mu myobo kubera ubwoba. Noneho haza kuvamo umuhungu umwe witwa Yonatani, yari umuhungu wa Sawuli, aza kugira igitekerezo, yiyemeza kujya gutera Abafilisitiya wenyine nta wundi bajyanye. Asenga Imana, ayigisha inama, ayisaba n'ibimenyetso, Imana irabimuha. Imana ibimuhaye ajya ku rugamba n'umutwaje intwaro. Bageze ku rugamba, Bibiliya itugaragariza ko yishemo 20 bakomeye, bituma hari igishyitsi gikomeye kiragenda kigera ibwami. Babaririje uwabapfuyemo bamenya ko ari Yonatani. Sawuli afata ingabo zasigaye azisaba kujya ku rugamba gufasha Yonatani. Zijya ku rugamba, ariko abanje kuziha amabwiriza y'urugamba, azitegeka ko nta muntu uri burye, nta muri bumwe batararangiza gutsinda ababisha babo. Iki kintu yarabasabye cyari kirimo ubuyobe. Iyo umuntu agiye gukoresha imbaraga z'umubiri, aba agomba kugaburira umubiri kugira ngo ugire iki? Imbaraga. Kuko urugamba rw'umwuka butandukanye n'urugamba rw'iki? Kubicisha inzara bwari ubuyobe, kuko yagombaga gufata abasigaye mu gihugu batagiye ku rugamba, akabategeka kwiriza ubusa bakazajya uko ingabo zigize gute? Zigarutse. Ariko gufata abantu bagiye gukoresha imbaraga z'umubiri ukabima ibiryo, ububahemukiye. Yarabahemukiye. Kandi n'ubuzima tubamo mwabana b'Imana,
mujye mumenya gutandukanya intambara. Hari urugamba waguhangana narwo mu nda hari n'akantu, hari n'urwo warwana mu nda nta kantu kagize gute karimo. Ntabwo ibibazo byose umuntu ahangana nabyo yaretse ibiryo. Urabanza ukareba imiterere y'ikibazo, ukareba niba kiri mu bwoko bwatuma ureka iki ibiryo. Kuko na Yesu yavuze ko abadayimoni batanganya imbaraga. Hari amadayimoni bisaba gukubita wabanje kwiriza iki ubusa, ariko bimwumvikane ko hari ayo wakubita mu nda hari n'iki harimo akantu. Ujye mugira ubwenge. None se umwana azarwara ufata y'itatu, ibirayi n'ibibura ufata y'ibiri, umuntu nakubwira nabi ufata y'itatu, uzagaga ruzungu uhinduka amahwa. Ureba imbaraga z'ikibazo umenye ko imbaraga ugira gute ubishoboraho. Haleluya. Ibi rero Sawuli yakoze byaje kubagiraho ingaruka. Mu kubagiraho ingaruka barwananye imbaraga nkeya, kuko Yonatani we yari yagiye mbere y'abandi ananirwa mbere, agwa umwuma. Muri kwa kugwa umwuma afata inkoni yari yitwaje ayishinga mu buki ararigata. Iki yari akoze ntabwo ari kibi, gihindutse kibi kuko agikoze umwami yari yababujije, ariko nanone ni ikosa akuyemo ariko atarizi, kuko amabwiriza bahaye abantu ntabwo bayabahaye ahari, bayabahaye yarageze hehe ku rugamba. Aha rero niho ingabo z'Abafilisitiya zatangiye kubanesha, kuko barenze ku cyo basezeranye n'umwami. Abana barakuze. Haleluya. Ingabo zitangiye kubanesha, umwami yafashe icyemezo cyo gukoresha ubufindo ngo barebe wateje ikibazo. Nimukora ubufindo tumenye uwarenze ku byo twasezeranye akarya. Ubufindo barabukoze, buragenda gufata inzu ya Sawuli yari ihagarariwe na Sawuli n'umuhungu we ku rugamba. Rubanda rwose rutera hejuru bati turakize ishyano n'ibwami riri tugize amahirwe. Sawuli abonye ko ubufindo bubafasha yibabiriwe n'umuhungu we, azamura agatoki ati nimufindo uwa babiri ntabigenderaho, nimufindo uwa babiri ntabigenderaho. Ubufindo barabukoze bufata Yonatani umwana w'umwami. Nta muntu utazafatwa n'iminsi ibiri n'abana bababigira gute birabafata. Nta kindi cyari gisigaye. Bana b'Imana, nta wundi waba ufite mu bubasha kumurengera uretse se wamubyaye. Icya mbere ni umwami, ababarira uwo agize gute ashatse. Abaperezida bagira mu nshingano zabo icyo bita imbabazi, kubabarira uwo bashatse ntihagire ujurira. Icya kabiri ni umwana we yibyariye, yamubwira impuhwe za kibyeyi kuko yagize gute yaramubyaye. Ariko abantu batungurwa no kubona ari kumukatiye imbere. Ararahira aravuga ati nishaka mbe narakubyaye, wowe n'udapfa uyu munsi Imana iyinkobora. Ariko kubera umumaro Yonatani yari yagize, kuko Yonatani yagiye mbere y'abandi bagize ubwoba, kuko Yonatani yagize ishyaka ry'ibyiza abandi batinye. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Haleluya. Imushakira abavoka atishyuye, imushakira abavugizi atishyuye. Haleluya. Imana imushakira abo kumuvugira. Batera hejuru barasakuza bati Sawuli we uvuze ngo iki? Uravuze ngo Yonatani arapfa. None se urarebye ubona iki giterane cyose giteraniye hano, dufite n'abatwiba ntuvuze tubahereho, dufite abirwa bagukubita ntuvuze tubahereho, abaguca intege barimo ntuvuze tubahereho, dufite indazi twagufasira ntuvuze ngo zihereho. None urarebye uyu muhungu watumye tuva mu myobo, n'aka gasura niwe, no kuba dufite ijambo niwe. Urarebye ubona ari ukwiriye gupfa. Ndagira amabwire ni hari abantu Imana izavuganira kubera umubabaro. Baramubwira bati uretse no kumwica nta n'agasatsi ko ku mutwe we kavuga ngo kagwe hasi, kuko ubu tuvugana uyu munsi yakoranye n'Imana. Sawuli ashaka ahantu ahera Yonatani agira gute arahabura. Ubutumwa
Shimeyi bagatuka Dawidi ntamutuke, Abimeleki akomeza atarakomeza kubana n'umwami, ariko kuko nta muntu ubaho iteka, Dawidi arasaza arapfa. Dawidi apfuye, ubutegetsi bufatwa n'umuhungu we witwa Salomo. Salomo mbere y'uko ajya ku butegetsi haje kuboneka agahungu k'iwabo kitwa Adoniya, kaza kujya kwiyimika. Mu kujya kwiyimika kuko utashoboraga kuba umwami, nta mutambyi ukuri inyuma, nta n'umuhanuzi ukuri inyuma, afata umutambyi witwa Abiyatari wababaranye na Dawidi, aramushuka aramwoshya amujya inyuma mu gihe cyo kwiyimikwa kwa Adoniya. Noneho kuko ntawahuriza mu mugambi w'Imana, ibya Adoniya birapfa, birangira n'ubundi Salomo ahindutse iki? Umwami. Noneho Salomo ageze ku bwami ahagera nicyo bita inzika z'abantu batashakaga ko ari iki? Umwami. Muri za nzika rero yari afite urupapuro rwanditseho abantu bose bagwanije se. Ni bande bagwanije papa bakamutuka? Karimo na ka Shimeyi yakambaye muri raporo ko nzakica akanakica. Dore ka Adoniya kari kagiye gutuma nta mwami ndakanika. Utwo twose yaratwishe. Ninde mutambyi wamugiye inyuma? Abiyatari kandi yatanga nako kamugiye inyuma, nako reka gashyire ku rutonde rw'abagomba gupfa. Amaze kwica babandi, ageze kuri Abiyatari, nabo bari ku rutonde rw'abafasha. Abiyatari we nawe nari gufite ku rupapuro w'umwana we, ariko ndabona we ndakigwishe. Urabizi Abiyatari uzi impamvu ndakigwishe? Subije amaso sanzwe utarabaye ijoro. Nubwo hari agakosa kakuguyeho, ariko wababaranye n'umukambwe wanjye w'akana we, mwaragumanye, mwarihangananye mu byamubabaje byose, ntiwabaye ijorwa, ntiwaranzwe n'umugambo, wamubaga hafi. Abiyatari nubwo wari uri mu bagomba gupfa, ariko kubera impamvu y'uko wagize umumaro, ntabwo ukigize gute? Ntabwo ugipfuye, aho ukazarengera iki? Abanyamumaro. Abiyatari arokoka atari uko ari inzobe, atari uko ari igikara, atari uko ari muremure, atari uko ari mugufi, bamurokora kuko yagize iki? Umumaro. Bana b'Imana nagira mbabwire nti nimugende uko imbaraga zanyu zingana, ariko Imana ibabone nk'abanyamumaro. Iyi si yacu irazunguruka. Bibiliya yatubwiye ngo ubutunzi nta kintu bumara ku munsi w'iki? Uburakari, ariko gukiranuka kubugiza urupfu. Nimubere Imana abanyamumaro. Iyi si yacu iri kuzenguruka, ntawamenya. Ibihe birahinduka. Uyu munsi umuntu yaba ari ahantu heza, ariko ejo akabageza aho bivuze gute? Aho bukomeye. Tugira iminsi iri muri ubu buzima, tukagira n'iminsi myiza. Ubu tujya tugira igihe umuntu aba aseka, agaseka, amenyo yose Imana yamuhaye ukaba wayaba, agaseka, arabantu bazize, agaseka. Kandi koko reka mbabwize ukuri, Imana niguha akanya ko guseka, ukanga guseka uzabyifuza. Guseka unareserve, unasevinga ibyo wari kuzaseka byagukomeranye, ubibika ahantu ntawamenya. Ntabwo amahirwe ahoraho. Guseka uvira inyuma rimwe, ubitse n'ibindi ntawamenya uhunike. Hari ukuntu usanga umuntu yarigize umurakare, ntaseka, no mu gihe cyo guseka ntaseka, uzabyicuza. Ntabwo amahirwe yo guseka agize gute? Ahoraho. Mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 3 biravuga ngo ni Imana inyuranye, hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kugira gute? Cyo kumabara. Nubwo tugira igihe cyo guseka, hajya habaho n'iminsi mibi yinjiza umuntu aho bukomeye. Mu cyimbo cyo guseka umuntu akarira amarira, agashoka akagera ku birenge, kuko ageze aho bivuze gute? Ubu buzima tubamo nk'abana b'Imana mwe, inzira igitambika, hari ukuntu umuntu anyura mu kayira agatambika, akajya agenda hatambika, ntabwo ntajya haragendeka. Si ngombwa kwica udufaranga twanjye ngo ndatega akamoto, haragendeka. Iyi nzira itambika, umuntu agira ngo ntazagera ahageze gute? Ahatera. Ariko hajya haba
byatuma Imana ikurengera ugize ute uhagaze. Ubuzima tubamo tujya tugira igihe cy'amahoro. Amahoro umuntu akaba yaryama adakinze nta kibazo, ntawe uri bunyine, ariko Imana yaremye ibintu uburyo bisimburana, ntabwo amahoro ahoraho. Hajya habaho n'igihe cy'intambara ku buzima bw'umuntu. Aho rukomeye zarengera iki? Abanyarwanda. Ubu tujya tugira igihe cy'ubukire, umuntu agakira bakamubatiza n'amazina ababyeyi batamwise. Buri bukire bugira umubatizo wabo, ubukire bugira umubatizo. Ubu hari abantu ubukire bwashyize muri Yorodani, urababatiza mubaha utundi tuzina ababyeyi batigeze bagira gute babita. Umuntu agakira bakamubatiza n'utuzina, tuzina twese Mana weyo. Ariko se kugira ngo ubukire buhoraho, ntabwo ubukire buhoraho. Isi izunguruka, hari ubwo izunguruka mu muntu ikamwicaza ku gatebe akisanga ari gusa uwo yagize gute wenyine, kuko yagize aho uvuze gute arukomeye. Ibanga ni ukuba umunyamumaro, wagera aho ukomeye Imana ikakurengera. Ubu tujya tugira igihe cyo kurya, umuntu akarya nirobanuza. Bino mu byigizo simbishaka, inzoka yanjye ntibikunda, ibi ngibi bimpumurira nabi. Mwabana b'Imana mwe, reka mbabwire nti mu gihe cyo kureba, ureba ntawe ukujije. Ujya ureba pe, ujya ureba ntawe ukujije. Niba ibiryo bihari ukibabariza umuntu w'ibyo udashaka, utazabyituzana. Kuko buriya n'utwaye abagore mufite, harimo no kutamenya kurya ibyo Imana yabahaye. Aho usanga umuntu Imana imuzamura agakomeza kubaho nk'imushyi, kandi Imana yaragize gute yaramuzamuye. Nabyo abantu bazabibaza. Imana iyo ihindura ubuzima ugomba guhindura n'icyiciro cy'ubudehe, bikagaragara ko mu by'ukuri wamaze gushyikira icyo Imana yagize gute yakoze. Kujya kubona haleluya, kubona agashima Imana ku bantu. Umuntu akomeza aho byinshi Imana yaramutabaye, ibyo abantu bazabibazwa. Umuntu atunga ubutunzi ugira ngo ni shitani wamuhaye amubuza kuburya. Iwacu ho mvuka habaga umugabo witwa Rukusha. Iryo zina ryitwa Rukusha bari bararimuhaye kubera kudakara mu maso. Yari umukire, niwe bari baraguze imodoka bwa mbere mu gace k'iwacu, ariko amadayimoni n'imizimu yari imurimo. Yari yaramubwiye ngo ntukijya gukaraba mu maso. Aragenda agira ngo imibiri igihumbi iriyomekanya, iy'umwanda iriyomekanya, agira ibihu byinshi, birangira bamwise Rukusha. None n'umuntu wubashye Imana agasenga, nawe Imana imuha ubutunzi mbere nka Rukusha, abura kubuhejeka. Haleluya! Imana ntiguha ibintu by'ubirya use nabyo, n'ukurebye akurikije uko yari akuzi, ahereza Imana yacu icyubahiro. Ni ukuri ibyo byiza. Urare habi utaratera, Imana itaraguhindura amateka. Nina yahindura ukomeza urare habi, urumva atari ubuyobe, haba harimo n'uburwayi. Urya nabi ukiri umuntu urushyi, Imana ntiguhindura ubuzima ukomeza urya nabi. Wifuza akantu keza uri indushyi, ninahindura amateka ukomeza ukifuza, urumva atari uburwayi. Ibyo bintu ntabwo ari maze uretse no kuba warya ibyo Imana iguhaye ukabirya neza, n'uwo itarabwira umubwiye nawe yakabaye ari leta mbere yayumva biza yiyumva se. Haleluya! Ubundi twebwe tugira ubukire bw'uburyo bwinshi. Tugira ubukire bw'amasezerano. Utarakira ku bintu abakize kuki mu masezerano, kandi amasezerano ni umutungo wimukanwa. Uriya ibintu byose wakibuka ukabisiga, ariko ijambo Imana yakuvuze ntiwagira gute ntiwabisiga no muri gereza bajyana. Ubwo rero iyo ufite ijambo Imana yavuze ungana n'abakire. Imana yakubwiye ubukire, uri umukire mu masezerano, ndetse uranabaruta kuko ibyabo bari kubiganira gushira, ibyo bigiye kuzaza bishaje. Ubwo rero n'uwo bitaraza ajya akora akarepetisiyo
uzaba icyumweru yahahisha umunsi umwe uzaca Imana ubwira abantu umunsi turajya biki nk'abakire. Reba uko bisaba bimeze tumaze gukira, ariko uzi ko hari ibintu Imana imuha ibintu atarageze uko azabana nabyo bikamwica, birakwica. Nari mbabwiye ngo hajya habaho igihe cyo kurya tukishima tukarya tukajya tubirobanuza, ariko habaho n'iminsi mibi dushaka n'ibyo twangaga tukagira gute tukabibura kuko twageze aho bivuze gute aho bikomeye. Kuva 2005 ntabwo naryaga ibijumba n'ubugari kugera 2012 iminsi ibiri ngeraho ndabirya, kandi biriye ntibyagira icyo bintwara. Mwabana n'Imana ndagira amabwire ngo hari indwara z'uburembe zidakizwa n'abaganga, ariko iminsi ibiri uzazikiza. Nubona indwara yarigize ibamba uzayitega iminsi, nubona n'umuntu yarigize akava kajya uzamutega igihe. Umuntu yakunanira ariko ntiyananira iki igihe. Ibitarangizwa n'ubwumvikane birangizwa n'iki n'igihe. Ubu tugira ibintu byinshi byari byarananiranye ariko igihe cyagize gute byarangije. Ubu hari indwara z'uburembe abantu barwaye ngo ngewe sinashobora kugenda ikirometero kimwe n'amaguru bitanira. Iyo bayita indwara y'uburembe. Iminsi mibi yaje yakira kilometero 50 n'amaguru kandi yihuta kandi yikoreye, yihuta. Tujya tumenya igihe cyo guteta kitari cyo kugira guteta. Nariye ntacyo byambaye. Tekereza ko hari n'inzoka ibyagira gute ndaheba. Buriya umuntu yarezwe n'inzoka zo mu nda zirareba. Burya inzoka z'umuntu zifite imyumvire ingana n'iyo afite. Ni kimwe inzoka zikurimo imyumvire ufite niyo zifite. Kuki iyo umuntu yagushe inzoka ntacyo zirobanura? N'ibiti urahekenya ntizirobanura, n'ibyatsi urarya ntizirobanura, ariko iyo wareze ziramukirwa. Zirazimukirwa. Nta nzoka y'umuntu wamushimukirwa. Ibiguhekenya byose zigira gute zirakira. Ubona ibitwingira rwose sinanywa amazi adatetse bitafunga. Ufite inzoka ziciye, ufite inzoka z'isirimu, ufite inzoka zasimbutse kuko ugize gute usimbutse. Uko ubuzima buhinduka n'ibindi umuntu bigira gute birahinduka. Haleluya bana b'Imana. Aho dukomeye Imana izaremera iki? Niyo magambo turi kuganira. Nubwo tugira igihe cyo kurya, ariko nyine habaho n'igihe cyiza umuntu agashaka n'ibyo yambaga akagira gute akabigura akabishaka n'ibyo akabigura mu bana b'Imana. Akabigura umuntu akajya gusaba uwo yimye, akajya gusaba uwo wimye. Ariko nanone aho kugira ngo upfe wamusaba, aho kugira ngo upfe wamusabaga, wamusaba ugize amahirwe ntiyagucyurira, ariko nagucyuriye akabiguha bitwaye se iki? Kera twigeze tuba mu butayu, hari umuvandimwe twabanaga mu butayu, Imana iza kumutera iteka mbere yacu imuha akabotike. Umuhaye akabotike yagira ngo ni igisubizo. Ku Mana hari ibintu bibiri bijya gusa, iyo utazi kubigenzura ubitandukanye urabyitiranya. Ibintu bibiri bisa ku Mana ni icyo bita akazu k'Imana n'igisubizo cy'Imana. Ibyo bintu bijya gusa ariko ntabwo ari bimwe. Akazu ntikarama, igisubizo kirarama. Nanone rero Imana iguciye akazu kikanga ko ari igisubizo, ushobora kwizamura ku bantu kugira ngo watabawe, kuko ari akazu katazarama. Ejo kakaba karagiye, abo wishimiye hejuru nabo bagahindukira bakishima hejuru, kuko akazu ntikarama. Ni uruyuzi rugera mu gitondo ku mugoroba rukagira gute rukuma. Ka kabatike kuko kitari igisubizo kari akazu. Igihe kimwe tujya kumusaba, waduhaye ibyo kurya, araha
njye naramuha uriya inkota nziza ibabaza umuntu ni ukutamwitura ibyo yagukoreye, niyo nkota imubabaza. naho iyo umwituye iyo nkota ntibabaza umuntu, ahubwo iyo ukoze ikinyurano cy'ibyo yagize gute yakoze nibwo umusogose, niko Bibiliya ivuga, nibwo umushyizeho amakara meza amwumvisha akababara akajya aryama akabura ibitotsi. ubu niwe ugereye neza koko n'uburyo bw'amababaje mana we ndamenya intwaro ko ubu niwe ugaburiye abana banjye n'uburyo bw'amatotsi. kugira umuntu neza yarakubabaje niyo nkota igira gute imubabaza ikamubabaza. ndabifuriza kuba abanyamubaro mu izina rya Yesu. bashoboza kuba abanyamubaro ngana ku musozo. reka mbabwire amarembo abiri Imana idukirizamo tugeza aho rukomeye. irembo rya mbere ryitwa gukiranuka, twabonye mu migani 11 kane havuye ngo ubutunzi ntacyo bumara ku munsi uburakari ariko gukiranuka kudukiza urupfu. iyo dusomye hariya muri Maraki 19 hari amagambo avuga ngo hazabaho umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, uzibasira bibone n'inkozi z'ibibi, ariko abubaha izina ry'Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizagira gute rizabasira. gukiranuka ni irembo rya mbere Imana ikirizamo abanyamubaro bageze aho bivuze gute aho bakomeye. mwibuke ko Daniyeli mu rwobo rw'intare ikintu yavuze cyatumye Imana imukiza urupfu hariya mu ntare ntizimurye, yavuze ko yagaragaye imbere y'Imana akiranuka, agaragara imbere y'umwami akiranuka, bituma Imana yohereza marayika wayo afunga iminwa y'intare bizagira icyo zimutwara. ni mu gihe kuko imbaraga zayo zingana ariko mukiranukira Imana. nta wamenye isi irazunguruka, birashoboka ko wagera aho rukomeye Imana ikagira gute irakureba. irembo rya kabiri ni irembo ry'imirimo. irembo ry'imirimo myiza umuntu yakoze akiranuka. muri Yesaya 3:10 hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. iyo ukiranukira Imana ukamwongeraho no gukora imirimo nayo iguhindukira irembo rikurengera rikagukura ahantu habi wabugeze aho bumeze gute aho rukomeye. imirimo niyo yarengeye wa mugabo twabonye Yonatani, imirimo niyo yarengeye Abiyatari, imirimo niyo yagaruye Hezekiya yarageze mu rupfu atakambira Imana iramugarura. imirimo niyo yagaruye uwitwa Tabita Dorukasi, urupfu rwari rwaramuritse, ariko kubera umumaro yagize. buriya hari umuntu upfa kubera umumaro yari afite, icyuho cye kigahita kikaboneka yo icyuho kirabonetse. hari n'umuntu upfa ukagira ngo ntiyigeze abaha kuko nta cyapfuye n'ubundi. uvuga ngo niba yapfuye n'ubundi ntacyo yakoraga, mu byo yakoraga uvuga ngo niba ntacyo yakoraga barabona ko nta cyagize gute nta cyahungabanye. niba nta cyahungabanye bivuze ngo nta cyuho kigize gute gihari. ariko hari umuntu ushobora kubura, umuntu wese agahita aganiriza ngo runaka yagize gute yagiye kubera ko hari ibyo yakoraga bitari kugira gute bitari gukora. jya uharanira kuba umuntu uhagarara mu cyuho, uba umunyamumaro, haba mu muryango wawe, haba mu itorero ry'Imana, haba ahantu ukorera, haba mu gihugu, ku buryo kubura kwawe babona ko ari igihombo kuruta ko bavuga bati n'ubundi ntagende yari yaragize gute yari yaratize. uzi ko hari igihe umuntu ava mu bantu bakiruhutsa bakavuga bati siko twaruta tugize gute tumukize. Tabita yarapfuye kubera umumaro we, bamurira amarira y'ukuri atari ay'uburyarya nk'ayo kwirimbi. kwirimbi niho hambere aho amarira y'uburyarya. kwirimbi kubera ko hari pozisiyo igenga itabaro. itabaro rigira amabwiriza, buriya rigira amabwiriza. umuntu wese uri kwitabaro aba asabwa kuba muri pozisiyo byibuze igaragaza ko yifatikanije na bene muntu. ibi rero bituma n'uwakwangaga ashakisha uburyo yibabarisha kugira ngo nibyibuze bene muntu babone ko yifatikanije n'iki nawe. ibi bijya bituma n'uwakwishe nawe yibabarisha akajya yiririsha mbere y'abantu kandi mu mutima ari kujijikira akagenda cyo kanyari ikigerageza. kwirinda
akagufunga nk'uwamaze gupfa nk'utagihari yaranakugiriye ku kiriyo byararangiye. Niho hantu ushobora gusanga abantu babana mu nzu ari babiri, umwe yaranarambagije umukandida uzasimbura uwo babana, kuko iyo umuntu yarushye cyane aba yumva ariko uzasigara Imana ikamushungusha ukagira ngo sibo babanza gupfa akaruhuka. Aba avuga uti buriya nzabanza gukirayo gatsindwa Imana ishungusha undi, akaba yashaka umukandida mbere avuga uti avamo agira gute yinjira. Umuntu agapfakara muri uku kwezi ukundi akabaza gusimbura wende waba undi. Noneho rero ubwo buzima bwo kubaho umuntu yaragushyinguye kuko wamuzengereje cyane ko ubu ngubu dufite n'indahiro abapasitoro bacu badusezeranya zivuga ngo muzatandukanywa n'iki na Bibiliya nayikongera ati muzatandukanywa n'iki Imana yateranije nawe ugira gute. Ibyo rero umuntu yumvise ati ntumfate kagendere kagendere nyagasani wenda yazageza umwuka ze bwarorofa uyu muntu wakugize gutya uretse kubesha ku irimbi yacu uri kurira yaba ari y'ukuri, yaba ari y'ukuri, yaba ari y'uburyarya kuko Imana yacu yarambwira ngo abantu benshi barira amarira ariko ari ayo kugira gute kujijisha. Tabita bamuririye amarira ariko atari ay'uburyarya, bamaze kuyamuririra Petero baramuhamagara baramubwira bati mwirirwa muzurana abahutu kuko badafite icyo bamaze, uyu yaragufitiye umumaro kandi ugaragara ntako wabigenza. Petero ati nimuhumure, dosiye yose njyanye ku Mana iherekejwe n'akantu ntabwo Imana yisubiza inyuma. Uretse no ku Mana no muri iyi si iyo dosiye iherekejwe n'akantu ntibapfa kwisubiza iki inyuma. Pastor no ku Mana. Haleluya. Kuko ubwami bw'Imana atari amagambo, niko hari n'ahenshi serivisi utapfa kuzibona ku magambo gusa. Ubwami bw'Imana si iki? Si amagambo bw'imbaraga. Petero yahamagaye Imana bimworoheye kuko yari afite icyo ari kwihamagariraho. We tuzayihamagarira kuki? Uzi ko hari igihe umuntu ahura n'ingorane agasanga ntacyo ari buhere habwira Imana ahubwo agatangira agahiga imihigo. Burya umuntu wiga imihigo ntiwabuze icyo avuga, ufite icyo avuga yishyuza ntabwo ahiga iki imihigo. Imihigirwa n'umuntu uzi uko abigenza ahubwo agatangira kujya yakemerera Imana ibyo azagira ute azakora, ariko uwakoze mbere y'igihe anishyuza ntabwo ahiga. Akoresha ijambo rivuga ngo Mana wibuke ko, wibuke ko, wibuke ko. Hari umugabo umwe wacuruzaga igihe kiza kugera arahomba, ahomba afite amadene. Muri kwa guhomba umwuka w'Imana mwibutsa ko mu bamuririye n'Imana irimo. Umwuka aramwibutsa ati se wibuka ko mu bakuriye ibyawe n'Imana irimo? Ati irimo se yibuka ko afite amakitansi n'amaresi bagiye bamuha ay'inyubako mu gihe bubakaga, ay'icyatsi mu gihe gitangaga. Aravuga ati yo gize amahirwe, gize amahirwe. Aragenda ariherera arasenga akajya abwira Imana ati aya niwe wayariye, nayo niwe wayariye, nayo niwe wayariye. Asanga Imana yamuriye yongeye kuyabona yayazamukiraho kuko Imana itambura, bande y'Imana ntihomba, bande y'Imana ntigirira ikibazo. Haleluya. Ni Imana idakirana ngo yibagirwe imirimo. Imana yaragushumbusha iranamumukira, ubuzima bwongera bugira gute burakomeza. Ni mu b'abanyamumaro ntawamenya ahari data wa twese ku munsi mubi aho bukomeye yazabahagararaho kubera umumaro mwagize gute mwagize. Ndagira ngo tubasengere Imana aho bukomeye izarengera iki abanyamumaro, izabanyuza mu irembo ryo gukiranuka, ibanyuze no mu irembo ry'idini, izabagize gute abakozi. Kuba umunyamumaro ntibigusaba kuba ufite ibya mirenge. Imana yabwiye Gideoni iramubwira ngo ibuka imbaraga zawe zigize gute. Nta muntu Imana ijya yaka imbaraga itambaye, mu bintu Imana itagikora igigondoza umuntu. Imana yakura imbaraga yagize gute yamuhaye. Imana igukenera ubushobozi bungana n'ubwo ugize gute ufite. Nujya no guhiga cyangwa gukorera Imana ubikorera mu bigize ute ufite. Imana irakuzi, nishaka kwiha izaguha
byinshi. Haleluya. Imana yari dufite kuko niyo yabiguhaye, nishaka kwihanisha izaguhe byinshi. Tugiye kuko imbaraga zawe zingana, wibwira uti ntawe nguhishe nuko nangana. Nushaka ko nezaho kandi uzandegerezaho. Imana nishaka kwihanisha izaguhe byinshi. Ikorere muri dukeya ufite, n'Imana byinshi uzagira gute? Uzayikorera. Naho tugisenge Imana, kugira Imana idushoboze kuba abanyamumaro mu izina rya Yesu. Ibanga ni ukuba umunyamumaro. Ibihe bibi byo birahari, iminsi mibi irahari, isi irazunguruka ntituzi aho ituganisha, ariko ibanga ni uguhinduka iki? Abanyamumaro. Hinduka umunyamumaro kuba mu bana, hinduka umunyamumaro mu nzu y'Imana, hinduka umunyamumaro ku babyeyi bawe, hinduka umunyamumaro aho ukorera, hinduka umunyamumaro mu gihugu. Imana nitwitegereza ibone ko kubura kwawe ari igihombo kuri benshi. Hinduka umunyamumaro, hinduka umunyamumaro, kugira ngo nugeraho rukomeye Imana izagire gute? Izaguhengere. Reka umushumba dusenge Imana adusabire imbabazi aho tutagize umumaro, adusabire imbabazi aho tutakiranutse,